Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, by'umwihariko mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi gatanu kuri channel yacu ya Nzuri Market. Nkuko mubimenye rero tubagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Iyi nzu rero mubona nziza cyane akataraboneka iri kuri kaburimbo, ifite parking nziza na jardin. Ni inzu nini cyane kandi iri ahantu heza cyane kuri kaburimbo. Iyi nzu irimo inzu eshatu ndetse ikagira na boutique ku muhanda. Iyi nzu rero yubatse n'amatafari ahiye, ifite clôture nziza cyane ya ruriba. Inzu eshatu rero zirimo, iyi niyo nini ibanza. Ahangaha duhagaze muri iyi mbuga, muri iyi parking naho inzu nini. Noneho iyi nzu nini rero mubona ikaba ifite ibyumba bitanu binini cyane, na salon na salle à manger binini cyane. Ikagira kandi n'amanex, nkuko muri kubibona. Ifite amanex, ifite igikoni cyo hanze, ifite stock hanze, ifite inzu yubafasha, ikagira douche na toilette byo hanze. Mbese ni inzu rwose nini cyane, imeze neza cyane. Noneho rero nkuko nabibabwiye, ifite ibyumba bitanu, salon, salle à manger na toilette ebyiri. Ubwo ndavuga iyi nzu nini, iyi ngiyi nini, ibyumba bitanu, salon, salle à manger na toilette ebyiri na douche. Ubwo nyine birumvikana. Ikindi gice nacyo kiriho inzu ebyiri kandi zisohoka ukwazo. Iriya nini isohoka kuri kaburimbo, akaba izindi ebyiri arizo muri kubona hano. Aya ni amarembo yazo. Imwe ifite ibyumba bitatu na toilette ebyiri na salon. Iyindi nayo ikagira ibyumba bitatu na toilette ebyiri na salon na salle à manger, birumvikana. Buri yose kandi ikagira annex yayo y'icyumba y'igikoni cyo hanze na douche na toilette byo hanze. Nuvuga iki gipangu gikora ku mihanda ibiri, wa kaburimbo n'undi ukata ku ruhande. Iki gipangu rero, buri nzu muri ziri ebyiri ntoya za bitatu na salo, buri nzu ikodeshwa amafaranga 200,000. Buri nzu ikodeshwa amafaranga 200,000, ariko kandi ni make cyane. 200,000 ubwo ni 400 kuri buri yose. Boutique igakodeshwa 100, ubwo ni 500. Iriya nini nayo yakodeshwa byibuze 450 cyangwa 500, ikaba havamo mbese miliyoni ifunze kandi ku nzu irambye. Iyi nzu rero nta handi iri hano mu karere ka Nyarugenge, mu mujyi wa Kigali, ahazwi nka Norvège. Iyi nzu rero ikaba ishaka amafaranga make cyane, irashaka miliyoni 160, ariko ziri negociable. Murabibona yuko iyakwiriye rwose, ko ni inzu nshya kandi yubatse mu buryo bugezweho, iri kuri kaburimbo ahantu heza. Miliyoni 160 negociable, wakwigurira iyi nzu. Ubaye uyikunze rero, ukunze iyi nzu, waduhamagara kuri 0788 48 67 cyangwa se 0781 2 3 Si ibyo gusa kandi wadusanga ku Muhima aho dukorera kuri Yamaha. Ugeze muri Feruje ukareba etage ya kabiri usa n'ujya Nyabugogo, uzamuka muri etage ya nyuma, umuryango wa mbere ureba ku Gisozi. Wadusura kuri Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Ni nako wajya kuri website yacu www.nzuri.rw. Komeza ukande subscribe, ugenda ureba ibyiza byose tugenda tukugezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Kandi rwose tubahaye ikaze hano muri Nzuri Business Group Limited. Muze tububakire, tubakorera amapura, muze tubamanagingira imitungo yanyu. Iwacu muri Nzuri Business Group, umukiriya ni umwami, ntushobora kutuburiraho serivisi yose ushaka. Murakoze cyane.